Scovia Mutesi, aho uri unyumve neza, namwe mwese aho muri munyumve neza. Ibyo ngiye kuvuga ni ibyubaka sosiyete turimo ya football. Iyi football industry yacu yarashize, kandi gushira kwayo nta kindi cyatumye ishira. Abayobozi barimo bayiyobora ni bamwe mu bantu batuma industry yacu itabasha kugira hiva naho igera. Ibi rero nje kubihuza n'ikiganiro cyahuje itangazamakuru ndetse na Rwanda Premier League, biga ku mikoranire yagutse. Byari biteye agahinda kubona uhamagara umuyobozi umusaba amakuru, agatangira kubaza uriwe n'ikikugenza, ukakimubwira, aho kugira ngo aguha amakuru koko nk'uko yamusabye, akakubwira ngo mpamagare mu kanya. Itangazamakuru rya siporo rirarengana 100%. Amakuru barayabuze, abayobozi ntago bagishaka gutanga amakuru. Kandi twibuke ko abanyamakuru batunzwe n'umunwa, bahembwa kuko bavuze. None se nutamubwira azavuga iki? So azaza nyine kuri mikoro yicare avugira umujemo tu, bya bindi yumvanye abamotari ku mihanda, aze abari ibyo ajya kuri mikoro avuge kuko yabuze amakuru. Ni hahandi rero uzasanga havuyemo icyo nakita ngo nukwatakana, ukuva ngo Sam Karenzi yatatse Regis, kuva ngo Regis yatatse Taifa, cyangwa ze Taifa yatatse runaka. Nicyo kibitera amakuru yarabuze. None se mbeshye, ngira ngo mu minsi yashize muribuka intambara y'amagambo yari hagati y'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Iyo ubona ibitangazamakuru bya siporo bigera ku rwego rw'uko inzego za leta zitambika kugira ngo zihoshe intambara iri hagati mu bitangazamakuru, urumva nta kibazo cyo kirimo. Hari impamvu ikomeye. Ibi bintu Scovia Mutesi ntabwo yabivuzeho ku munsi w'ejo, ntabyo yavuzeho. Hari abantu benshi bagiye bavuga, ukumva ko benshi bashyigikiye ko SKFM isenyuka bitewe n'iki ngigira amatiku, nyamara ntibarebe impamvu ayo matiku bayagira. None se urugero, niba SKFM ivuza amakuru ikayavuga mu ikipe ya APR Football Club, ikindi gitangazamakuru kindi cyo ku ruhande kikaza bitewe n'inyungu zacyo, kikaza gisenya bya bindi byavuzwe na SKFM. Kandi nyamara iriya SK turiho tuvuga, amakuru yatanze yujuje byose kugira ngo yitwe amakuru 100%. Urumva nta kibazo kirimo, kuko nge ntabwo nakemera ko iriya SKFM koko kisenya umupira nk'uko bari abakunzi b'umupira w'amaguru bagiye bavuga muri comment. Ntabwo nabyemera. Iriya SKFM ikorwaho n'abanyamakuru b'abasiniya, uhereye kuri Sam Karenzi umuyobozi wayo, ukajya kuri Kazungu Clever. Imyaka yakoze mu itangazamakuru ni myinshi cyane, tukiri abana b'impinja. Nge nakuze numva Kazungu Clever, mura numva witwa Muramira Regis. Uyu Sam Karenzi aza ndabizi ni abanyamakuru b'abasiniya 100%. Rero ntabwo nakumva uburyo baza hara kuri mikoro ngo bazana amakuru asenya adversaire. Ntabwo numva uburyo bajyara kuri mikoro ngo bazana amakuru asenya ekipe. Ntabwo bibaho. Niyo watanga amafaranga angana iki kuri bari abanyamakuru tuvuze ngo baze basenye institution runaka, ntabwo numva ko babikora. None se sibyo? Rero rwose iki kintu byari ngombwa ko nyivugaho, kuko ejo Scovia Mutesi ntabwo yakivuzeho. Bakwiriye guhuza ibitangazamakuru bya siporo bakaganira, kuko bakomeje kurenga imbibi zo kwatakana. Baratakana s'il vous plaît, ibitangazamakuru biratakana. None babona byanze bakabicisha kuba influencer bakora content za siporo hano mu Rwanda. Ujye kumva witwa Taifa yibereye muri Amerika,
akajya kuri mikoro hariya akicara akitereka kuri Taifa Bruno TV, ntabwo mwamamaje ariko niko bimeze. Akajya agasenya, yafashe abanyamakuru bamwe bahindura ibisambo, banini bagafaranga nguriya ngo yakugubanya. Uri Lorenzo ati wowe wabaye umugore wa Karenzi, tumwe muri abatinganye. Just kumva ni ibintu manange. Itangazamakuru babyagishije abantu kandi bigizwemo uruhare n'abanyamakuru bakora bimwe. Amashyari yarabishe. Nta munyamakuru n'umwe wifuriza mugenzi w'ineza. Reka usanga ni ukuryana tu, kirangi ture hasi. Ariko shimu witwa Kazungu Kereva na Sam Karenzi ntibajya bava ku ijambo. Mboneraho umwanya wo gushimira uwitwa Sam Karenzi, baravuga agakora. Tukirwanye radio yacyo isenyuke. Yes, uramurwanya nibyo, ariko ntari bugusubize. Aricara yiturize akore ibikorwa bye biba ari byo bikurwanya. Ni somo rikomeye. Uko umuntu akurwanya, ntugafata umwanya nawe ngo ujye kumurwanya. Never. Reka kurwanye wowe ukora ibikorwa, ibyo ukora nibyo bizamurwanya kugeza igihe azaziba. None se fata urugero, aba banyamakuru tubona bama bahangana ni Rais FM, ubona hari aho bagera? Ntaho bagera. Bitewe n'iki? Amashyari y'indwara y'ishyari n'indwara mbi ntabwo ishobora kuba yatumutera imbere. Reka ntibikunda. Indwara y'ishyari iragatsindwe n'Imana. Iki kintu Rescove uyu mutesi azihangana icyo agikoreho, akebure ibi bitangazamakuru byacu bya siporo, kubera ko biri mu bituma abakunzi b'umupira w'amaguru bacika ku bibuga. None se mugani wawe Rescove, hanyika mbigarukeho, umbwira gute ngo igitangazamakuru cya siporo gikurikirwa n'abantu barenze miliyoni, ariko wajya kuri stade Amahoro hakabura abafana buzuramo kandi baterenze 45,000? Wajya kuri Kigali Pele Stadium ijyamo n'abantu 7,000, ugasanga harimo 4,000, 5, 3, 2, rimwe na rimwe hano amakipe akina ugasanga n'abafana barimo. Urumva nta kibazo kirimo? Imikoranire y'ibitangazamakuru ku izina ry'Imana pe iri hasi cyane. Nubwo twitwaza ngo amakipe yatwimye makuru, ariko uruhande rumwe mbona ayo makipe arengana. Byinshi bigirwamo uruhare n'abanyamakuru bamwe na bamwe baza bacomeka abandi, bigatuma babanga bakabima makuru. None ingaruka n'izi ngizi. Itangazamakuru ubwaryo niryo rituma ribura amakuru. Icyo nakivuga 100%. Itangazamakuru ubwaryo, abanyamakuru hagati yabo bari bamwe mu batuma abayobozi b'abakipe babima amakuru, kubera ko nibo bagira uruhare mu kubacomekereza hariya. Uwitwa umunyamakuru uwo ari we wese uturuka kuri SKFM naza muzamwirukane, ntimuzamushyire ku rutonde rw'abanyamakuru bagomba kwinjira muri event runaka za ekipe. Urumva nta kibazo kirimo? Abanyamakuru mukosora iki kintu, nimwe mugomba kugira uruhare mu gutuma abafana baza ku bibuga cyangwa se bakahacika burundu. Uko niko bimeze. Mbona ari umwanya wo gushimira wowe tugeze kuri uyu munota tukiri kumwe. Hari benshi bagiye, ariko we tugeze kuri uyu munota tukiri kumwe. Ku izina ry'Imana uri umuntu w'umugabo. Imana ikomeze yagure ibikorwa byawe, ivane umuvumo mu byukora, bitera imbere. Ngusaba gukora subscribe kuri channel nimba uri mushya. Niba warayikoze ukabudukurikira waramaze gukandaho, Imana yagura ibyo ukora. Gira uruhare mu gusangiza abandi ibyo dukora. Share ni ingenzi nyamuneka. Ikitwa share ni ingenzi, kuko hari benshi bakeneye kutumenya, hari benshi bakeneye kumenya ibyo dukora, kandi ibyo dukora ni biza byubaka umupira wa hano iwacu mu Rwanda. Utabisangije abandi rero uraba uri kubahuguza. Ikindi kandi, abantu bakeneye ko twamamaza ibyo bakora, ni mudusange mutugane, turabamamariza ku biciro biri hasi cyane.
nta bintu twamamaza ngo byere kugenda. Icyo tugusaba, tera intambwe udufashe tumenyekanishe ibyo ukora, kandi ndabizi uzadushimira bitewe n'umusaruro uzaba ugenda ubona. Mwakoze kudukurikira. Iyi yari Inyenyeri TV Rwanda, nawe nyuva kuri mikoro nitwa Clever Regis Peterson. Ciao ciao, hasta la vista, mani barinde.